Sanga Yesu Akuruhure amahoro. Ndagira ngo nkutse kubushize twaganiriye ku mwuka wera, twarakomeje twari twaratangiye ikiganiro n'ubundi ubushize twabonye ku mwuka wera atwemeza iby'icyaha. Twabonye ko umwana w'umuntu wundi atemera icyaha rwose, ariko iyo mwuka wera mugendereye amwemeza icyaha. Twabonye rero ko icyaha kijyanye n'urwangano, kwangana, twabonye ko ishyari ritera urwango rwinshi cyane, umuntu akaba yakwicana. Twabonye ko Sawuli yangaga Dawidi cyane, ashaka kumwica kandi Dawidi yaramugiriye akamaro. Twabonye ko Kayini yishe murumuna we bavukanaga, ntacyo amutwaye kubera ishyari. Twabonye kandi ko umuntu ashobora kwanga n'undi kubera ko yenda yamuhemukiye cyangwa bamubwiye ko yamuhemukiye. Ikindi twabonye ko umuntu ashobora kwanga undi kubera amateka, bakubwira ati bari abantu ntituvugana, bari abantu turangana, abahutu, abatutsi, abakiga, abanyandi, ibintu nk'ibyo, abirabura, abazungu, biriya byo muri Amerika cyangwa muri Afurika y'Epfo simbizi, ibintu mbese bijyanye n'amateka warakuzire muri icyo kintu cyo kwangana. Muri twabonye ko urwango ni rubi, nawe ubwawe rurakwica, uretse ko wakwica n'undi muntu cyangwa ukamuhemukira. Ariko twabonye ko Yesu aduha imbaraga binyuze mu mwuka wera tugatsinda urwango. Mbere rero yuko dukomeza ikiganiro cy'umunsi, tugiye kuganira ku banki nte n'amafaranga. Nayo tubonye turaza kureba ko nayo yavamo ibyaha, kuyakunda cyane. Reka rero dusenge. Mana nziza, mwami icyubahiro, tugushimiye umwanya kandi uduhaye kuza imbere yawe. Tugushimiye ko waduhaye urubuga rwo kuganiraho. Mana, reka uyu mwanya wo kuba impfabusa, ahubwo ujye umwanya w'umugisha. Dore tugeze mu minsi ya nyuma iruhije, ubwo Satani yamanukiye isi. Mana, reka turusheho kwegera, turusheho kwihana rwose tumaramaje, kandi mwuka wera abane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Navugaga rero ko uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'amafaranga. Hari abavuze ati amafaranga ni umugaragu mwiza, iyo wemeye ukayobora, iyo uyayoboye ukayakoresha ibyo ushaka, atari ko ni shebuja mubi cyangwa n'umukoresha mubi kuba gukoresha amafuti. Amafaranga n'ubundi turayakeneye. Amafaranga turayakeneye kuko buri kanya ifaranga riba risohoka, niko navuga, kuko niba ncometse frigo irimo kubara, amashanyarazi arimo kubara, aragenda. Niba mvoma amazi muri robine, ahebye ukwezi nigushira wasake zazaba mpe facture. Mbese amafaranga arakenewe. Nibi biganiro bitangwa hari biba byatanzwe kugira ngo bitambuke. Mbese amafaranga rero arakenewe kuko ndetse sinyakeneye ku giti cyanjye, ariko n'umuntu mu Imana arayakeneye. Turira abana amashuri, tugura imyenda twambara, turafungura. Amafaranga rwose arakenewe pe. Nayo mpamvu Yesu yavuze ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose Imana izi ko tubikeneye, rero tuzabibona. Nyamara nubwo bimeze bityo, amafaranga akenewe cyangwa ubutunzi bukenewe, ariko hari igihe biterwa n'uko imibanire yawe n'ubwo butunzi mubanye mute. Ese buragutegeka? Kuko ubutunzi twabonye ko ubutunzi iyo ari shebuja mubi bugutwara nabi cyane, bugutwaza igitugu. Bigeze kumbwira inkuru, ntabwo abo bana nabamenye, ariko barabazi ngo bari hano mbere ya Jenoside, bari abana basore b'impanga. Noneho barakundanaga, basenga, maze gutangira gukora business hamwe. Noneho bumvikanye bameze neza cyane, business kundatera n'imbere. Noneho umwe araza gushaka kugeza igihe cyo gushaka. Ubukwe bwegereje rero, mugenzi aravuga ati baratekereza ati bisoko twari dushyize hamwe turi impanga, twumvikanye, ubwo haje kuza undi muntu wa gatatu yica wa muvandimwe we. Mundebera amafaranga rero, umuntu bakundanaga bakoranaga, amafaranga atumye yica umuvandimwe we.
nta kindi bapfuye, ntabwo byoroshye. Amafaranga rero murabona ibintu ashobora, urukundo rw'amafaranga rurenze iyo yashyize imbere, ni akoresha ibintu nk'ibyo. Nigeze kujya i Rwamagana, sinzi nageze mvuga ugatekereza hano, ariko n'ibintu byabayeho. Umugutwara wanjye yarakiriho, yari yabwirije muri gereza, njye nabwirije ku itorero rya Rwamagana, yabwirije muri gereza Nsinda. Noneho asangayo umuhungu nyina ngo yajyaga avuga abwira abana ati rero ngewe umunsi napfuye iyi nzu yanjye ni akanaka. Kare umuhungu nyine akunda, bumvikanaga cyane, yikundiraga cyane, ati inzu nubwo ntazi kwandika ariko inzu ni akanaka, ni umuhungu kanaka, mwana wanjye kanaka. Noneho umuhungu aratekereza ati uyu mukecuru rwose azapfa ryari. Hagiye aryara amutera ku munigo, ariko ntiyapfa. Umukecuru yaje kubaho, muri make umuhungu yikanga ari muri gereza ya Nsinda, kandi yashatse kwica nyina ntabwo banganaga, yari umwana akunda buzuraga, ariko murabona urukundo rw'ubutunzi cyangwa amafaranga. Reka ubutunzi n'amafaranga tuvuge ngo n'ubundi birasa, ni kimwe. Murabona ari ikintu amafaranga ashobora gukoresha abantu, nta yindi mpamvu ari urukundo rw'amafaranga gusa. Umuntu witwa Jacques Bigiro niwe waririmbye indirimbo avuga amafaranga ngo yo gatsindwa yo kabyara. Yo gatsindwa ndavuga ngo ikintu iyo bankukira gatsindwa ni ikintu kibi cyane, kandi yo kabyara nko mu gihe cyo gutangira cy'amashuri imeze nabi, abana baratabaza babuze minervari y'uhaye umuntu. Rero urumva nyine arakabyara uko agira neza cyane, yashagaburira urushonje, byandi byose twabonye mbere. Ariko biterwa we ubanye nayo ute, urayafata ute, ese karagutegeka gukora biriya na biriya. Amafaranga rero ni ikintu navuga rwose giteye ubwoba, ariko kandi muri Bibiliya hari icyo bivugaho. Dusomye muri Timoteyo wa mbere igice cya 6:10 niho Pawulo yandikira Timoteyo yavuze ngo urukundo rw'amafaranga ni umuzi w'ibi byose. Urukundo rw'amafaranga, kuyakunda, ni umuzi w'ibi byose. Ubundi mu by'ukuri amafaranga ukwiye kubafata nk'ibikoresho biri aho, ibintu ukoresha nyine. Niba aje Imana yaguha irayaguha, ariko wijya kuyashaka mu buryo bubi. Ikibazo rero Satani, mu bintu Satani akoresha cyane, Satani akoresha cyane, anyura mu mafaranga, anyura mu butunzi. Wambwira ute ukuntu umukobwa uraho mwiza cyangwa ufite wakashatse umugabo yumva akunze, kuko nibwira ko gushaka umugabo cyangwa gushaka ko muzabana biba bikwiriye gushingira ku rukundo. Nicyo kintu cya mbere kiba gikwiye kubaho. Yesu n'izindi valeurs zikaza, cyangwa ibindi ngendo bikaza, nko kuvuga ngo turasengana, ariko murasenga ariko n'urwo rukundo rwe ruhari. Ariko wambwira ute ko umuntu ajya atya agakurikira amafaranga gusa, akaba yashaka umugabo cyangwa umugore akurikiye amafaranga, nta rukundo ruhari rwose. Ntabwo byumvikana na gato. Urukundo rw'amafaranga rero ni umuzi w'ibi byose. Niyo mpamvu Bibiliya yagiye ibivugaho cyane, nk'hariya aravuga ati urukundo rw'amafaranga ni umuzi w'ibi byose. Mu migani igice cya 38:9 umunyamigani wavuze ati ntuzampe ubukene kugira ngo ntazakena nk'iyo, kandi ntuzampe n'ubukire kugira ngo ntazagusuzugura cyangwa nkirata, ibintu nk'ibyo. Ubwo nibyo nivugiye ko ntabwo nashatse kujya gusoma imirongo miremire, hariyo tuza gusoma, ariko iyo nashatse kwivuga gutyo, cyangwa nuko isomo mubonye rivuga muri Imigani 30:8-9. Umukristo rero akwiye kubyifata amatari by'amafaranga cyangwa iby'ubutunzi. Mu by'ukuri nagiye ngaruka kenshi cyane kugira ngo ku mwana w'Imana by'ukuri, iyo umaramaje ugasanga Yesu, ni ukuvuga ngo ibyawe byose. Njya nkunda yo mu gitondo nsenga, njya nkunda gusenga mfukamye ahantu mfukama, noneho nkavuga nti Imana ngwino ndakwihaye wese, guhera ku mutwe, umubiri wanjye wose ndawuguhaye, intekerezo zose ndaziguhaye, ikitwa ngo n'icyanye cyose ndakiguhaye, yewe n'imyenda ndayiguhaye, byose ndabiguhaye. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira
muri Zaburi mu gice cya 24:1 ngo isi niyo yuzuye n'ibyo Uwiteka isi n'abayibamo. Imana rero ishobora kugutegeka itifata iki n'icyo gihe kanaka, cyangwa itikateye kundi muntu itifata ibi n'ibi Imana ikabiba. Koko ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 6:33 ngo nimubanze mushaka ubw'Imana ubwami no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Imana izi ibyo nkeneye. Ntabwo rwose abantu baba bakwiye guhangayika ngo bavuge ngo nzarya iki nzanywa icyo muri Matayo 6 Yesu yarabisobanuye bihagije. Ntabwo rero mu by'ukuri umuntu akwiye guhangayika ngo avuge ngo reka ngiye ncuruze niba reka imisoro nyifate gutya yewe ibintu byose kandi kenshi nyine usanga nyamara iyo ubigiyemo uranafatwa ukanafungwa. Bigeze kumbwira igitekerezo cy'umugabo simvuga umujyi byabereyemo barambwira ko byari byabayeho, yagiye ndashaka kuvuga ikintu cy'uburiganya, ukuntu amafaranga adukoresha amafuti kandi natwe twabigwamo. Umuntu wari afite imodoka imwe yagendagamo, noneho n'indi iri aho mbese atakigendamo, noneho bigiye muri control technique aragenda imwe nyine barikora control technique basanga ni sawa, byakosa arikosora basanga ni sawa, ariko afata plaque cya kindi kiriho nimero y'imodoka, arongera cyambika indi modoka ye itagenda arayizana mbese ngo imere nkaho yagize. Baza kuzamufata rero murebera ibihano yabonye nabyo no gufungwa birimo. Ubwo rero hari igihe satani we ntugire ngo n'abafite n'abo yitwa ngo arakoresha ntabwo baba bakunze na gato. Reka da, ntabwo satani agira urukundo. Agiye atikora gutya na gutya, ukabamwumvira ariko aba afite ahantu agutegeye, nta mucikira rero. We ni umwanzi abakwereka ngo kugira gutya na gutya, gira gutya na gutya, nyamara nta bintu byiza aba aguhishiye, ahubwo abakujyana hari. Umwana w'Imana rero ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo ndakwihaye, ibyanjye byose ndabiguhaye, n'ubutunzi bwanjye ibyo nitwa ngo ni ibyo wampaye kujera cyangwa gucunga ndabiguhaye, ni ibyawe n'ubundi nyobora no kushaka kandi ntacyo nzakuburana. Mu by'ukuri Yesu yoherezaga abigishwa be babiri yarababwiye ati nimugende ntimugire icyo mutwara. Yabohereje babiri arababwira ati ntimuzagire ikintu mutwara, ntimuzitwaze amafaranga, ntimuzitwaze impiya, yewe n'imyenda yo guhindura ntimuzayitwaze, mbese muzagende gutya mugende gusa ndabatumye mujye kubwiriza abantu. Agenda abohereza babiri ati kuko umukozi akwiriye igihembo. Umwana w'Imana waba ukora ucuruza, waba uri umwarimu, waba uri umuhinzi, waba uri umwanditsi, sinzi icyo waba ukora icyo ari cyo cyose, ariko inshingano nyamukuru nkunda kubivuga si ubwa mbere mbivugira hano, inshingano nyamukuru ni ukuzanira abantu Kristo. Niba rero mpagarira ijuru hano ku isi, kuko inshingano nyamukuru ni uguhagarira ijuru ku isi, Yesu yabwiye abigishwa bati muri bambe ni Paulo wabyanditse, yandikira Abakorinto ba 2 igice cya 5:20 ngo muri ntumwa mu kibo cya Kristo. Mu Gifaransa no mu Cyongereza bakoresheje ambassadeur. Intumwa n'undi ambassadeur ni intumwa ibihagarira igihugu cyo mu gihugu cy'amahanga. Nuvuga mu by'ukuri ngo niba mpagarira ijuru hano ku isi, bien ibintu byose Imana izabima, ntabwo nahangayika. Uko byamera kose Imana izanyitaho. Niba abanyamerika bita ku muntu wabo uri hano mu Rwanda, cyangwa abanyazambiya bakita ku muntu wabo uri hano mu Rwanda, umuntu bohereje hano, kuki Imana yemeye ko mba nyine kusi nyihagarariye nabwo ngo hari icyo nzayiburana? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ba Petero igihe barobaga amafi, Yesu ni ahantu hose nzi ko mazi kuhavuga kenshi cyane muri ibiganiro ntanga, igihe muri Luka igice cya 5:11 ubwo Yesu yabwiraga yasanze baroba amafi menshi, avuga ati ngo basiga byose baramukurikira. Yesu yabaviriyemo byose. Hari ahantu njya mbona banditse ku modoka cyangwa ahandi hantu ngo Yesu byose kumufite. Yego ni ukuri. Ntabwo wa Petero bazaga ngo se ngo turarara hehe, ngo se ngo tuzarya iki, ngo se ngo turarara reka. Babaga bari kumwe na Yesu byose bakaba barabifite.
nawe rero kumwe na Yesu neza utamuvuye ngo ugende ntabwo ugomba guhangayika. Reka mu gitondo senga n'abana mu rugo hari umwe ufite abana nabwo nisi ufashe umukobwa wawe mukazana i Kigali n'umwana w'imyaka 5 gutyo 6 umwana mutoya arakubaza ngo papa ngo harya ngo ufite amafaranga ya bisi ngo papa ngo harya ngo nitugero turarya iki ngo harya ngo reka umwana bazi ko ari kumwe na se ibindi ni kazi kabyo. Ibi ni kazi kazo byo rwose ntabwo aba yibaza ngo ndarya iki ngo bisi iragenda dute ngo oya abazi ko ari kumwe na se ise byose abifite. Niyo mpamvu rero ba Petero na ba Yohana na ba Matayo na ba Yakobo na ba Byabarya bose baze byose bakurikira Yesu bakajyirwa. Mbese muzi ko Matayo yasanze yasoreshaga imisoro. Yasanze Matayo yasoresha imisoro ariko ngo asiga bya bindi byose yewe sinzi niba ataravuze ati se Imana yanjye baramfunga niba bazara bagasanga si byose yabisizeho n'imisoro n'ibintu byose arakurikira Yesu. Ariko ntabwo tweze tubona ngo inzara bageze inzara irabica, ntabwo bahingaga ntibagiye gute ariko ntabwo babaraga ibiryo. Niyo mpamvu rero hano umwana w'Imana wowe wibaza uti se ngemeze gute aho si impangayitse. Bien sûr tugomba gukora n'ijambo ry'abavuga ngo udakora ntakarye. Tugomba gukora ariko mpora ntahangayitse. Ngomba gukora kuko niba ucuruza ariko ucuruze ukiranuka muri byose. Wijya kweshya ngo waranguye gutya na gutya kandi waranguye gutya na gutya. Wijya kuvuga ngo facture naranguriyeho iyo nagiye hanze ngo iyo nyizanye ngo nibyakora. Shaka ibindi ukora rero bitari mu buriganya. Shaka ibindi ukora. Niba babeshya gutya na gutya nawe ngo ubeshye gutya na gutya no, niba batanga ruswa. Abantu bajya batanga ruswa. Kugira ngo bataguca amande no. Umupolisi yamfashe yenda nirukanka musaba imbabazi ariko sinanapima ngo mvuga ngo reka ngira icyo ngo reka nta nubwo binemeye nawe ntiyabyemera. Ariko hari ahantu bagenda batereka tuguhe dutange ruswa gutya na gutya tubone service ni oya. Ruswa ntabwo ariyo. Imana yakurwanirira utiri utanga ruswa. Wowe kiranuka muri byose ibisigazo ari by'Imana gukorera. Amafaranga y'ubutunzi rero hari n'umugani wacu mu Gifaransa ngo ubutunzi ubonye nabi ntibuguhira ntacyo bukumarira cyane. Ndagira ngo mbabwire gatoya ku bantu tubona muri Bibiliya bagize imyitwarire inyuranye rwose. Uwa mbere reka turebe umuntu witwa Yuda. Turo umuntu witwa Yuda ukuntu yagize ukuntu yitwaye yari afite imibanire n'amafaranga. Dusomye muri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 tujye kureba abantu banyuranye cyane bafite imyitwarire inyuranye cyane kujyanye n'amafaranga. Reka nsome Yohana igice cya 12 ndahera ku murongo wa mbere. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro yabaga, aho Lazaro uwa Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye nawe Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane. Haravuga ko ari nk'umushahara w'umwaka. Igiciro cyinshi cyane. Ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Niwe ufata ubutunzi bwanjye bwose nari mfite ngize gute buhaye muminiye kuri Yesu. Nta nubwo amavuta si n'ikintu yora, nta nubwo amavuta ari ikintu wavuga ngo reka nibura njye muhe parfum. Iravuga ko ati no Yesu yewe isigiye parfum oya siko byabaye. Cyangwa yari kugira Petero oya yavuze ati Yesu ageze imbere sinzi genzo ngiye kumugerera imbere. Ibyo mfite by'agaciro byose ndabimuhaye biko byakabaye. Nubwo ameneka hasi n'ugwemera gute ariko aya mavuta ari kanyatange. Yaje amara amajeri nkuko tubona Petero yamara amajeri asiga byose. Noneho amafaranga yari nk'amafaranga afatika yari kugurisha kora mu ifaranga cyane ryose. Nta mugabo yari afite nta mwana yari afite ariko aravuga ati ubutunzi bwose mfite gwera nabaho reka mbiha Yesu.
Haleluya. Ariko reka dukomeze rero murebe. Ngo Mariya yenda nari maze kwasoma naradaye igiciro cyinshi ayasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we yewe n'ubwiza bwe. Imisatsi y'umudamu n'ubwiza bwe ajya cyahanaguza ibirenge bya Yesu. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda mwumve rero. Mariya tubonye ko amaramaje guha Yesu ubutunzi bwe bwose arabumuhaye. Nuko Yuda Iskariyota umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira. Muranyumvira? Aramugambanira kubera iki? Kubera amafaranga. Kandi Yuda niwe muntu wiranwaga Yesu umunsi ku wundi. Mariya we bari babonanye kuri ntabwo ariko Yuda yabaga ari na Yesu umunsi ku wundi. Ntajya nkubwire nawe ushobora kuba uri umukozi w'Imana, witwa kuri umukozi w'Imana, ushobora kuba uri umubwiriza, ushobora kuba uri umwana wa pastor, ushobora kuba uri umukristo mwiza utanga simbizi utanga cyacu n'amaturo, ariko niyo nkubwire ngo ushobora kuba Satani agukoresha. Mumbwiye namwe hano Yuda. Nuko Yuda Iskariyota umwe wa mu bigishwa wenda kumugambanira. Ari amafaranga Yuda yatanze yahawe ngo ni nka kimwe cya 10 ariya bamuhaye. Yaguze Yesu ibice 30. Byari nk'inshuro zikubye no amafaranga agaciro k'amavuta Mariya yamennye ku birenge bya Yesu yikubye inshuro nyinshi amafaranga Yuda yaguze umwami w'abami. Yarabonye ibitangaza bye, yarumvishije inyigisho ze, yarabonye uko ameze, abantu bose bavuga ati ni Mesiya bagenda bamukurikira. Ahanga urabuta Imana kuko Yuda ni ibiki byari byo. Satani yari yamwihanze mu mafaranga, yakundaga amafaranga cyane. Reka dukomeze turebe. Nuko Yuda Iskariyota umwe mu bigishwa be wendaga kungamanira aravuga ati niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 bakuntu ari menshi ngo bazifashishe abakene. Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura Imana yanjye, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya abika akiba ibyo babikagamo. Mu ndebere namwe ese wundi koko mu ndebere Yuda ayo mafaranga yayigiraga ate koko? Abandi bose barasangiraga, yararagaho baraye, yagiye ibyo bariye, ntibamujyanaga bamuhezaga. Ayo mafaranga arinda kugurisha umwami we, arinda kuvuga ngo yajyaga yibamo koko ntiyanazi ko nahise azi byose. Aha rero kwerekana ko amafaranga afite imbaraga ziteye ubwoba. Gushaka ubutunzi bifite imbaraga ziteye ubwoba. Niyo mpamvu rero inshuti yanyu nkurikiye nayo ngo wibaze ese uri ku ruhande rwa Mariya uvuga uti nge ibintu byose ndabihaze muri bihaye Yesu, cyangwa uri ku ruhande rwa Yuda wende wamugambaniye kandi noneho akaba yavuga ati no dore ya mafaranga twari kuvana mu ntuza akagufashishwa akagurishwa nyamara nuko yashakaga ibyo yiba. Hano nk'uko iki gisho kiravuga ngo ubamite n'amafaranga mubanye mute? Ni umuyobozi wawe twabonye ko ari shebuja mubi cyane ugukoresha amafuti yose ashoboka, ndetse akaba n'umugaragu mwiza kuko akemura ibibazo byinshi cyane. Hari abantu si urugero numvise cyangwa ebyiri nabyumvise nka 3, umuntu akaguriza undi amafaranga ati man inshuti yanjye nguriza amafaranga rwose, akayamuguriza yarangiza akamuzamwicisha kandi yaramufashije yumva amufashe. Hari kibazo umuntu aritse kumbwira inkuru ibabaje cyane y'umuntu waje abwira inshuti ye. Inshuti ye yari inshuti yamugira akamaro cyane, yamufashe mu bibazo bye kuko yari umupfakazi undi afite umugabo, akamuba hafi akamwitaho aramufasha rwose imyaka myinshi amufasha. Ari rambwa ati se inshuti yanjye ko n'ubundi wamfashije wampaye rwose ibipapuro by'inzu yawe nkabijyana muri banki bakamudufaranga none nkagera rwose nkareba icyo nakora. Undi ati yo umugabo wazaga no kumubuza, undi atoya ati n'ubundi ninjye afite ninjye n'undi amufashije reka twihangane rwose nawe yigerageze. Bamuha amafaranga aragenda, amaze kugenda aragenda arigendera mu gihugu runaka atirishyuye na rimwe. Nawe yagiye habe ngo ntabe no kuba yamuvuga ati mbabare reka murumva amafaranga umuntu akugiriye neza imyaka myinshi warangiza ukamwitira icyo kintu. Amafaranga arafite imbaraga ziteye ubwoba. Murabona ukuntu hano Yuda agurije Yesu, agurije Yesu
kandi ntacyo yamuburanye, ariko kunyurwa. Reka mbabwire bene data, reka tujye twiga kunyurwa. Umwana w'Imana Petero na bariya bari banyuzwe, ntacyo bari babuze. Kandi reka nkubwire, nta kintu nge numva naburana papa wo mu ijuru, ntibishoboka. Niba natwe mu gitabo cyo mu ijuru namaje gukurikira Yesu, ntacyo ushobora kumuburana, ntabwo bishoboka rwose. Kuko isi n'imiyuzuye n'ibyo Uwiteka, kandi azi ibyo nkeneye. Nge ngomba kubanza nkashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose niho bizagira. Reka turebe undi muntu wamaramaje. Dusomye muri Mariko igice cya 12 guhera kuri 41 kugeza kuri 44, n'ahantu nkunda cyane. Mariko 12 guhera kuri 41 n'ahantu nkunda cyane. Umupfakazi wari umukene. Umupfakazi wari umukene rero haravuga ngo yicara, Yesu bavuga, yicara yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amaturo bayashiramo. Yesu iyo utura abareba, iyo utura amaturo abareba. Abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenge 2 niyo makuta. Yesu ahamagara abigishwa be, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, ari cyo yari atezeho amakiriro. Uribwira ko wa mupfakazi yagiye akaburara? Ntibishoboka rwose, ntabwo bishoboka. Hari umuntu uderetse kuganira w'umucuruzi, ni umudamu twaganiraga mu cyumweru gishize, w'umucuruzi we n'umugabo we n'abacuruzi bakiranukira Imana pe, mu bintu byinshi bishoboka bakiranukira Imana. Yarambwiraga ati rero uko Imana igenda iduha umugisha, nuko tugenda turushaho kuyikorera, nuko tugenda dukiranuka mu byo dutanga mu mirimo w'Imana, ati Imana ikagenda idukubira inshuro nyinshi. Yes, ni ukuri. Iyo usomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 9 guhera ku murongo wa 6, ni hahandi havuga ngo Abakorinto ba kabiri igice cya 9 guhera ku murongo wa 6, ni hahandi havuga ngo ubiba nkeya azasarura nkeya, ariko ubiba nyinshi azasarura nyinshi. Kwiba rero iyo ubibase, ariko buriya kwiba ni ukwizera mu by'ukuri. Ese iyo uvuga ngo igihe cyo urateye igishyimbo gise mu bitaka hariya kitagarutse se, nuko harimo kwizera mu kubiba. Ariko ubiba nyinshi azasarura. None se wavuga ngo udushyimbo twanyu ngo dore oya, nubiba dukeya nyine uzasarura ibijyanye n'ibyo wateye. Ibishyimbo wateye ntabwo kuyamenya no kuyamasaka, gutera no gutera ibishyimbo. Nutera bikeya uzasarura bikeya bijyanye n'ibyo wagize. Ariko nutera byinshi ariko biba byinshi uzasarura byinshi nyine bijyanye n'ibyo watanze. Niyo mpamvu no mu murimo w'Imana, kuko ibyo dukora byose bikwiriye kwa Imana ibirimo. Harumeretse kubwiriza Icyigisho navuze ngo muhe byose abyivangemo byose. Yes, n'ibyo utera, n'ibyo ubiba, n'ibyo ugira gute, n'umurimo n'ibishyira mu murimo w'Imana, n'ibifashisha abakene, n'icyacu n'amaturo utanga, byose ko kushoboye ikiranutsemo, maze uzarebe ngo Imana iraza ikabitubura, ukabona byikubye inshuro nyinshi. Ntabwo uzabura, ntuzabwirirwa. Kuko uriya mupfakazi yatanze icyo yari afite. Imana rero avuga ngo buriya ni ngombwa, ntabwo yigeze aburara cyangwa ngo abwirirwe cyangwa ngo agire gute. Njya nibaza rero, hari igihe ndeba mbone ndivugira nyine, njye ntabwo mburaye, mfite aho ndambika umusaya pe, ntacyo nshinja Imana kimwe, ariko sifite n'ibintu navuga ngo mfite amazanga ni ibisanzwe. Ariko hari igihe ndeba, ariko se ko Yesu agiye kugaruka kuri ngo Yesu agiye kugaruka, ni nk'abantu bafite amazu 50, amazu 10, njye mfite amazu 10 cyangwa 50, rwose ninabona umuntu rwose namuha inzu, mva namuha inzu rwose. Icyanga njya rwose nkamuha wabuze ko ari rwose nkamuha nka miliyoni, mfite amamiliyoni menshi. Ariko ubwo yenda nuko nanjye nafite simbi, ariko se mu by'ukuri bya bitwaye iki? Ko Yesu agiye kugaruka, Yesu azasanga ibyo bizubira aho ngaho koko, ibifaranga byuzuye hariya. Ikintu cy'ikibazo nuko
iyo umuntu afite na byinshi aba ashaka ibindi byiyongereyeho. Hari igihe mperutse kuganira n'umuntu w'umucuruzi, ni n'umuntu w'imico myiza, turimo kubaka urusengero iwacu, yari anyemeye nagiye inkunga, nta nubwo tunasengana rwose, oya ntabwo dusengana, ntabwo dusengera mu itorero rimwe, ariko namusabye inkunga ndagenda arayimpa. Ntabwo nakose rwose mujya mufata umwanya wo kuruhuka koko, ati reka akazi kaba ari kenshi, ati ntabwo bishoboka. Ariko wareba nk'ibyo bintu umuntu afite kavuga se rwose ndiwe naruhuka, nkatembera, nkajya mu bihugu nshatse, nkafasha abo nshatse, kuko iyo urebye ibintu afite ubona afite ibintu byinshi cyane. Ntabwo ari bibi kubishaka, ntabwo ari kubishaka, urumva aranafasha, namushimiye arafasha. Ariko rero hari igihe noneho umuntu afite ibintu nk'ibyo ugasanga reka n'ifaranga nyine rye n'ifaranga rye, kandi ugasanga noneho niko ahangayitse. None se ibyo bintu bimaze iki? N'ibintu bitagwama ugahora uhangayitse kandi ari ibintu bizashira, ni ikibazo. Ahantu rero hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo aho ubutunzi bwawe buri niho niki. Reka tusome muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 19 kugera 21. Matayo igice cya 6 umurongo wa 10. Kuko ahantu ubishyize umutima ni ahantu, donc aho ubutunzi ese ubutunzi bwanyu ni ubutunzi bwo mu ijuru, cyangwa ni ubutunzi bwa bundi busanzwe bwose bw'amafaranga n'inzu n'iki byose mushaka mu buriganya? Niho ibitekerezo byanjye biri. Reka nsome Matayo igice cya 6, igice cya 6 guhera kuri 19. Haravuga ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Nigeze rimwe nari mvuye mu giturage, sinibuka aho navuye mu giturage, mu Nyariza Ngororero, sinibuka nari mvuye mu muntu banzana n'umuntu mu modoka, noneho tuza tuganira, mbwira rwose amakuru ababaje cyane ko yashakaga yarampanze ati ngewe naje nk'imyaka nk'itanu gutya 6, sinibuka ariko corona yari itaraza, donc abantu bagenda Uganda nta kibazo. Ariko ati ngewe ngiye kujya Uganda, nshaka amafaranga mbike, nzaze nshaka umugore. Arapanga rwose, aragiye amafaranga kuko arayakoreye, arayabona ashaka, arayagezeho, araza agera Nyabugogo. Ageze Nyabugogo kumva umuntu bamucunze, sinamenye ukuntu bamenye rwose ukuntu yari afite amafaranga, sinari mbizi, sinamenye uko byabaye. Iyo ryose umuntu yamucunze azi amafaranga yose arayitora arayatwara. Asanga imyaka yose yagiye, ubwo niho akiza ataragera ni wabo. Urumva nuko mu by'ukuri rero ya myaka yose yabaye impfabusa n'agahinda no kwicuza n'iki byose n'imiruho yose yarushye. Icyo vuga rero nyine ubutunzi barabwira. Hari umuntu waretse kumbwira wubatse inzu, arayubaka rwose igiye kuzura hariya ngo kwirebero, noneho mu gihe atarekira muri assurance, mu bwishingizi irashya. Sinzi ikintu pour sinzi ukuntu byabaye, inzu irashya, byose bibaye impfabusa. Urumva rero mu by'ukuri ibintu byo kwisi ntawe ubirambirizaho, nta muntu wirambirizaho rwose. Ibyiza inama nakugira mukunzi wanjye, inshuti yanjye, mwana w'Imana wamaramaje, kora uko ushoboye ibyo ubibe mu murimo w'Imana, ufasha abakene. Muribuka muri Matayo 25 aho Yesu yabwiye abigishwa bati dore uko biza, ntabwo mpasoma ariko Matayo 25 muzahaswe murebe aho Yesu uko bizamera ku minsi y'imperuka, ngo muzambwira ngo mwabo nzabwira ngo iburyo bwanjye nzabwira ngo mw'abantu mwe, dore ntimwangaburiye nshonje, ntimwancumbikiye nabuze icumbi, ntimwasuye mfunzwe, mbese ibyo nigeze ntimwabikoreye ati se twapfonye ryari mwami rwose ko tuteze tukona ati babandi bose mutabikoreye burya ninge mutabikorera. Niko azabwira y'umuso bwe. Noneho abandi buryo gazaga ati rero nimugende reka tujyane mu ijuru. Rivuye amagambo yanjye ntabwo ndimo kwasoma, ati
ni mujye mu ijuru tubane iteka ryose, kuko nashonje murangaburira, nari muri gereza muransura, nararwaye muransura, naranje murancumbikira, bati se twakoye ryari mwamati, babandi bose mwabikoreraga burya ninjye mwabikoreraga. Reka rero twitangira umurimo w'Imana. Icyo gihe rero uba wibikira mu ijuru, nk'uko Yesu yabibwiye intumwa ze, aravuga ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru. Haleluya. Si uvuga ngo ndafata amafaranga, nta konte yitwa ngo ni konte yo mu ijuru ihari. Konte yo mu ijuru ni hahandi ukora umurimo w'Imana, ufasha abantu Imana yaremye, bagira impuhwe, bafasha barera amashuri, nk'ubu amashuri rwose byacitse, abana basuye ku ishuri, imirimo y'ababyeyi babo yarahagaze, byacitse, nanjye harimo kongera ari benshi, ntabwo byoroshye. Ariko niba uzi umuntu muturanye cyangwa mwene wanyu cyangwa umeze kose, gira ikintu mwoherereza, hari icyo ufite mwoherereze. Mwibeshye umutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe ugira gute uzaba. Amina. Aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. None se waba ubitse miliyoni ahantu, cyangwa miliyoni yenda ni make da, reka tuvuge ngo ni make kuri bamwe, ibifaranga wabitse byose ubuzima bwawe bwose biraterwa. Yensi miliyoni ishobora kuba ari menshi ku muntu yenda uhembwa, biraterwa n'uriwe, wabona miliyoni ari menshi undi akabona make cyane. Voilà. Ubwo rero nyine aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe buri. Niba ubutunzi bwawe buri mu ijuru, bien umutima uzaba wumva ubutunzi bwawe buri mu ijuru, ntabwo uzahangayika, ntuzarira, uzavuga ngo ejo nzamera nte, uzumva utekanye, uzumva unezerewe, kuko ubutunzi bwawe buri ahantu hatekanye, ubutunzi bwawe buri ahantu harinzwe, ubutunzi bwawe kandi bubyara n'inyungu. Ntabwo nabona ukuntu babwira ukuntu ari byiza gukora umurimo w'Imana. Gukora umurimo w'Imana ni byiza rwose, harimo inyungu kandi Imana irahemba. Imana irahemba. Reka rero dusome n'amagambo Yakobo yanditse. Yakobo yanditse amagambo hano atangaje cyane ajyanye n'ibyo nabwira, koko ushobora ufite ifaranga ariko ntubikoreshe icyo bigomba gukora. Abantu bakaba barashonje iruhande rwawe na bene wanyu ndetse bakaba barashonje. Hari abadafite inzu kandi biruza aho ngaho, biri aho ngaho bitondekanye, umudugudu cyane ryose, amazi cyane ryose ari aho ngaho. Oya, fasha abantu, nibura vanamo mu gihe umuntu w'umukenuzi, kandi ntabwo uzakena. Ntabwo uzakena rwose, ubwo Imana izagira. Hari agatekerezo, ntarasoma aya magambo yo muri Yakobo, hari agatekerezo bavuze ngo hari umuntu w'umukire yari akize cyane, noneho ngo aturanye n'abantu b'abakene hari, ariko agahora rwose abona baraseka, yatabuka akabona baraseka, bwana madamu aranezerewe, bameze neza. Noneho rero akumva mbese nawe arabakunze. Noneho rero rimwe arabahamagara ati ariko se ubundi, arabahamagara ati nibiki banejeje kuki muhora munezera? Ati twebwe turahora tubona turiye, twabona burakeye, twabona abana bagiye ku ishuri, turameze neza. Ati ndashaka rwose kubaha amafaranga kugira ngo timva mbakunze rwose, ndashaka kubaha amafaranga. Noneho ngo babaha amafaranga, rero baragenda. Bageze rero ubwo amahoro yabo ngo yarangiriye aho ngaho. Umwe atangiye ati se ubundi ubu tuyagira gute, ubu se uwagira gutya na gutya, wacuruza gutya na gutya, ubundi batiro barayiba, ubu se yewe ngo batangiye aho. Noneho baratangiye barashwana, kandi amahoro bari bifite baraho bazi, bakabona burakeye, bakabona burije, bakabona bya bintu ngo byarahindutse, ahubwo byaragiye ngo bashwanye. Hari umugore duherutse kuganira ambwira ati rero, ati kera tukiri abakene twari tumeze neza, atari ko tutereye imbere, umugabo wanjye afite imodoka, ati nubwo byose byahindutse. Ati byo kujya mu bakobwa, ati mbese ati ubuzima bwarahindutse kubera ko ibyitwa ko ari imigisha byatubereye umuvumo. Hano rero ndagira ngo nkubwire mwene data unkurikiye ko ukwiye kumaramaza ugakurikira Yesu, ukaba ubutunzi cyangwa amafaranga mukabana neza, bikaba ibikoresho aho kugira ngo ube ibikoresho byabyo, ibikoresho by'amafaranga, ube umugaragu w'amafaranga. Wowe yategeke, noneho uyakoresha ibyiza agomba gukora, uyabone mu buryo bwiza bunejeje Imana. Noneho ahasigaye utekane, uzi ko nubwo yagenda, uzi ko uko byamera kose ko nta kibazo, ko ntacyo uzaburana umukunzi wawe Yesu byose kumufite. Reka nsoma aya magambo rero yo muri Yakobo igice cya 5.
hano umutumwa baravuga ngo iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Mwumva ukuntu havuga rero hano, ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi, izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwibutse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka, dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka. Ariko zirega nkubwire, ubu koko umuntu arazi wawe ntumugaburire, umuntu arazi wawe ashonje, ufite ibintu muri stock ntuvuge umuntu ari umuntu w'umukene, uzi ko ari umukene, ntiwadaha no kumuceri ngo umuhatahane, uzi ko ari umushonje. Niba afite waguze ibirayi ntiwafata n'ikiro kimwe cyangwa bibiri ukamuha. Ese reka mbabwire, ibyo nibyo byaguhombya. Abanyarwanda rero dufite umuco mubi, mumbabarire, dufite imico myiza myinshi, ariko rero hari umuco tutagira, umuco wo gutanga amafunguro ntabwo tuwugira. Aho tunyanye n'abanyekongo cyane, umunyekongo yaje iwawe ugomba kumugaburira uko byameze kose. Buramugaburira ntabwo bitinyisha, nubwo kaba ari akantu n'urwara, ariko murazana mudusangire. Ndibuka kera bijya binsetsa, kera muri ndumva ashaka ko ari 2002 hari umunyekongokazi twabanaga muri Kongo, aza hano mu Rwanda, aza kunsura mu rugo. Yari amasaha twavuye ku meza, yageze mu rugo mu masaha 9. Twari dufite n'abashyitsi benshi, icyo gihe twajyaga n'abashyitsi benshi, hari abashyitsi muri salon turaganira. Noneho tuza kujya mu cyumba kugira ngo twigane no ibyaho twahoze. Noneho akabona nta biryo muhaye, akabona twanyoye ariko nta kindi. Noneho twari dufite cyane nyisanzura, hase konso ati ntabwo mujya atanyirwa ntimujya mugaburira abantu. Kaseka ndatemba ntampanye, niba wasanze twarangiye tegoko ati upendagira ntabwo impaye. Okay, ndayimabwire rero ngo mu by'ukuri ushobora kujya abantu bakigwa batariye kubera ko bari kutaha, ukari harana n'indi. Noneho hari abashyitsi bari bahari, mbese kurya abashyitsi baza, abandi bashyitsi bakaza kubasura umushyitsi nyine. Ubwo rero twari kubabona turi benshi, abashyitsi baza abandi kuko umushyitsi twasuraga yari. Ubwo nyine abashyitsi batangiye kuza batarajya ku meza abantu, ariko bageze basanga bagiye kwira batafashe amafunguro. Noneho akagenda akanyaruka, akagenda agafungura, undi akaza bakomeza gusimbana kugeza igihe birangire. Ariko mana yanjye nabuze n'aba bantu kuko uyu babize n'abaganira n'abashyitsi icyo gihe nabo ntibirirwa ubusa. Icyo kintu rwose mwuka byari muri ku muco mwiza tuwige. Umuntu n'isaha yo gufungura igeze mumuhe, niyo basanze mwana arangije, kuko akenshi abanyarwanda guteka nk'abazungu duteka ibirenzeho, ntabwo biba bibaza. Umuzungu ashobora kuba ati ngenda ry'ibirayi bibiri akaba bateka, ariko twebwe bireba kuki niyo umuntu yaza mwarangije hari ibyasigaye kuki mutabimuha cyangwa mukamuha dukeye. Rwose reka ndabinginze, reka ubutunzi bwacu ari amafunguro dufite, ari imyenda dufite, ari amafaranga dufite, tubike hahandi nyinshi zitarya, hahandi Imana dukura inshuro nyinshi kuba twabibwiye tukazasarura byikubye inshuro nyinshi. Ngana ku musozi rero w'iki kiganiro nkubwire ngo rwose Imana niyo idufasha, Imana niyo itubera byose muri byose, ntacyo twayiburana, ntacyo nitumuha. Yesu yavuze ngo mwese abashyira baremerewe umusange baruhu, na ya mitwaro yacu yose dufite, ntabwo rero ntacyo tuzayiburana. Reka nsomere isoza. Isomo nsoza ndasoma muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Yesu yabwiye intumwa ati ntimukunde iby'isi, ntawe ukeza babi babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi. Yesu niwe mwami wanjye, naramwihaye, aranyobora, arandinda, aramfite, ngendana nawe. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo ngemera ngendane nawe, ndayikunda cyane, nyumva kenshi.
yes ndavuga ni umwami wanjye turagendana rwose umva narabamaze kumukurikira ariko Satani washaka ko twumwa amafaranga cyangwa utunzi byatubera bikagutegeka bikagutwaza igitugu utegeka kwica umuvandimwe cyangwa mwashakanye cyangwa umwana wawe kubera ubutunzi icyo gihe babakoreye umwana nta uteza bamwe babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi kangaruki nshuti yanjye wakurikiye mwibuke ko turi ku kintu kivuga kwihana ibyaha twabonye ko Umwuka Wera niyo unatandukira turi ku nsanganyamatsiko y'Umwuka Wera ubushe twabonye ko Umwuka Wera atwemeza iby'icyaha uyu munsi twabonye ko Satani akoresha ubutunzi agatwajyana mu byaha n'ibyo kwicana rimwe ubutunzi ukunda amafaranga rero reka twihane icyo kintu niba Umwuka Wera adufashe tutabaze Umwuka Wera adufashe kugira ngo aho kugira ngo ubutunzi bumbere cyangwa amafaranga mbere ikigirwamana mbere nk'Imana reka noneho ahubwo nihane Umwuka Wera amfashe niyo kandi urabizi n'abantu bajya babivuga yenda ubyiziho kwifaranga ryawe uri nyirakiguru hari umuntu wambwiraga ati rwose ati ngiye ifaranga ryanjye barikomeye ati mwenda nawe ubwo atari ifaranga rikare arabyivugira rwose niba rero nawe ubizi ko ariko bimeze ihane tabaza Umwuka Wera ze agufashe wihane noneho rero Yesu akubera umwami ntabwo akezaho Yesu ukeze n'amafaranga bishoboka fatiro maramaza rero kandi wibuka ko Umwuka Wera nanone n'iryo somo ngira ngo nibutse kuko turacyari mu cyo gushaka Umwuka Wera dutabaza gukora kugira ngo dufashe turi n'ibindi bitotse ufite utwenge ugomba gora ndi imbere y'isoko kugira ngo nuzure muri nuzuye ndibutse rya somo n'ubundi tumeze nkaho tumaze gufata mu twari ko navuga ko nivuga kenshi kuri insanganyamatsiko y'Umwuka Wera Luka 11:13 gukomeza ko abana banyu ibintu byiza muri babi so bizazabura guha mukoramo musabye nicyo mwifuza nanjye nifuza mu izina rya Yesu reka dusubire gusoma nyagora ku Mana ushobora byose turi imbere tugushima tushimiye ko tumaze kuganira ku nsanganyamatsiko y'ubutunzi n'amafaranga Mana ndasabira buri wese ngo yihane amenye ko iby'isi bishira umuntu apfa akabisiga kandi bigasigaranwa n'abandi bazabicunga nabi cyangwa bazabyayisha cyangwa bazabijyana mu busambanyi no mu hazi ibyo ari byo haburi wese rero kumaramaza maze ibintu byose wamuhaye amafaranga ubutunzi bwose amazi amamodoka imyenda yumve ko ari ibintu acunga maze bikoreshe neza kandi nta cyazakuburana kuko umupfakazi ntacyo yakuburanye nkuko ziriya ntumwa zakurikiye ntacyo zakuranye keretse uriya Yuda wari wakunze ubutunzi kurenza umwami we niyo byagizeho ingaruka Mariya wivanye hariya amavuta y'agaciro ntacyo yakuburanye papa haburi wese kumaramaza maze ubutunzi bubi igikoresho amafaranga y'ibikoresho ye kuba umutware wacu Mana ibyo byose bisabye nizeye ko bisabye mu izina rya Yesu amen.